ko habaho Imana imwe byari ibara. Uwo mujyi yawise Akhenaton. Insengero basengeragamo Imana y'izuba ntabwo zabaga zisakaye. Ni gute wasenga Imana zuba ukayisengera ahantu hasakaye usa naho urimo kuyibuza kukugeraho? Bubakaga ibikuta bakabizamura babigeza hejuru bakarekeraho. Icyo Akhenaton yashakaga kwerekana nuko ububasha bwo kwemera no kwizera bukwiye kugaragara. Ububasha bw'izuba buri hariya hejuru turabubona, ndetse n'ibikorwa by'Imana zuba turabibona bitugeraho. Ni Imana igera kuri bose idakeneye intumwa. Sina ngombwa kuyisengera mu rusengero rufunze rwuzuye ibibumbano bapfukama imbere ndetse n'ibitambo. Uku gusenga Imana imwe byahise bitangira no gukorwa n'abandi banyamisiri, cyane cyane abo hafi y'umwami. Mu gitondo y'izuba ryarasaga, bapfukamaga bareba mu burasirazuba bakazamura amaboko nko kuramya no gusenga Imana y'izuba. Atom, waremye isi nk'uko ubishaka. Mana imwe rukumbi, washyize buri muntu mu mwanya we. Iri sengesho uramutse urisenze Imana y'uyu munsi Yave nabwo byakumvikana. Ni isengesho rigizwe n'amagambo agaragaza ko bari bamaze kujya bemera Imana imwe. Akhenaton yari yaramaze gukuraho izindi mana. Gusa yatanze mu 1336 mbere ya Yezu. Amaze gutanga, ibyo yari yarubatse byose byarasenyutse. Mu kinyejana cya 19 havumbuwe inyandiko zigera kuri 400 zavugaga ko ugusenga Imana imwe rukumbi kwapfanye na Akhenaton. Akimara gupfa, abantu barongeye bisengera. Umwami wa Babilone witwaga Nabucodonosor yateye Yerusalemu. Ingabo ze zisenya cyane uyu mujyi wa Yerusalemu, zinasenya mu rusengero rwari rwarubatswe n'umwami witwaga Salomo. Ibihumbi by'Abayahudi bafashwe bugwate bahindurwa abacakara bajyanwa i Babilone. Iyi ntambara yabaye Abayisiraheli baramaze kumenya Yave nk'Imana ishobora byose, ibera hose icyarimwe kandi igenga byose, itanga intsinzi igatera amapfa naho bahahira. Nyamara iyi ntambara barayitsinzwe. Uku gutsindwa kwa Yave kwari urucantege rukomeye cyane ku Bayisiraheli. Ni gute Imana ya Isiraheli yatsinzwe intambara n'Imana ya Babilone? Uku niko abantu babonaga ibintu muri iki gihe. Icyabagaho cyose cyabaga gikozwe n'Imana, kubera ko buri kintu cyose cyagiraga Imana igishinzwe. Aba Bayisiraheli rero bamaze gutsindwa iyi ntambara, bari bafite inzira ebyiri zo guhitamo imwe. Hari uguhitamo imyemerere y'Abanyababilone bagatangira gusenga Imana z'Abanyababilone kubera ko byari bigaragaye ko arizo zikomeye kandi zishoboye cyane kurusha Imana yabo, cyangwa se bagashaka igisobanuro kigaragaza impamvu batsinzwe iyo ntambara. Bahisemo ingingo ya kabiri. Mu gihe bari barafashwe bugwate muri Babilone barimo gukoreshwa uburetwa,